Dutangira nkuru yacu tubona umuhungu bamutera agapapuro mu mugongo ariko nyine kazingazinze cyane. Ngo disi arakwereka umutipe wacu mu ishuri w'umunyeshuri yarahindukiye atari ku nkaho kukibonera urupapuro. Sinzi umuntu ari kubwira ariko nyabona yuko disi ni umukobwa keza, umukobwa mwiza cyane rwose. Agakobwa kari karimo nyine karamutera kamubwira ati ariko wabonye ko mfite akarendazi, ariko mfite akarendazi nyamara tugasangira. Ngo disi arakwereka umutipe nawe yarasetse, ubona ko disi yambwiye ati ye ndaje dusangire. Barakwereka disi umukobwa wakunda umuhungu, ubona ko disi ni abana bigana, ubona ko disi bakiri batoya, ubona ko bitanaho, ubona ko disi baba bakundanye. Ngo disi barakwereka umukobwa yazanye amandazi 4 arangije ayaha umuhungu atakira dusangire. Ubona ko disi n'abanyeshuri bishimanye banakundanye. Ngo disi ako kanya barimo baririra, hirya haturutse abandi basore nko muri kubona abandi basore 4 baraje batabamwa ka kantu yari afite kari karimo y'amandazi, bakamushikuza babahungu 4 b'abanyarugomo, bakamushikuza barirukanka. Dore disi ngo umutipe nawe arabirukankaho, ubona ko disi abuti mwampaye amandazi yanjye nkirira. Nagushima ko subscribe kandi utari kwanda gusanga uyikore kandi Imana ikuhe umugisha. Unaduhe comment, uduhe share, ukandi like kugira ngo turebe ukuntu mbigenza tuberera kuko nino tubaha mubikunda. Barakwereka umukobwa nawe haguruka aragenda ati ngiye bankuteshira ingende base ntago bishoboka. Umukobwa wacu wese agenda ahita kurira umuhungu wacu, aramukura turi ku bundi wabihoreye situzagura yandi. Ariko umutipe we yanga kuva kwizima. Umukobwa ariko we aramukuburana cyane ati fa ko tugende tuba tugura yandi. Disi ko disi nakobwa kaza cyane. Ubwo disi baratwereka bira byose byabaye kera, barakwereka baje gukura, ibi byose nibyo bibukaga. Barakwereka neza nkuko byagenze kera. Umugore hano yarimo arakurura umugabo nkuko twatangiye kera bakira abanyeshuri bagikundana. Dero ngibi yarimo aramukurura ngati bihorere. Ubona ko disi na kera na kino gihe barimo nabwo umugabo yarimo aratonganya abandi bantu. Umugore aragenda ajya kumukiza ati bihorere twigendere. Disi barakwereka ibyabaye kera neza byongeye kubaho, bararashakanye. Ubona ko disi baragiye barakura, disi babantu beza cyane barakundana, bagira urukundo. Umugore batabara umugabo, ubona ko disi umuryango wishimye. Niba bari mu rugo disi babishimye, ubona ko bamwe barasangira. Ubona disi ari abantu n'umuryango mwiza wishimye, umuryango w'umugabo n'umugore. Ariko se weho mu rukundo rwawe ibi ngibi bijya bikubaho cyane nawe ubibonera ku bandi? Ndakwereka bakwetse undi munsi umugore disi bari n'umwarimu yaje gukura abo mwarimu, umugabo disi amusanga nyine mu isomero. Ubona ko disi babishimye, akagenda disi ubona ko aramusuza neza cyane. Ngo disi barakwereka bagiye bakura n'ubukwe. Ubona ko disi bafite amafoto meza cyane. Disi barakwereka umugore wacu ari kwa muganga, ariko kwa muganga nyine yagiye kwipimisha inda. Ariko kuvuga n'umugabo atari ku bundi uri hehe ngo turebe ukuntu bimeze. Umugabo atari ko ndaje mu kanya weho ngiye mba naje mukanda bankugezeho. Ubona ko disi n'umuryango ukundanye kuva kera mu bwana bwabo, bari bakundanye cyane. Ngo disi barakwereka umugore amasigara mu kuganira na muganga ati muga ibaze nsanze arimo abana 2 nabigenza gute? Disi barakwereka umugabo atari ikibazo se abana 2 maze ni beza. Ngo disi barakwereka disi umuryango wari wishimye. Umugabo wese ashyiramo nyine atashirukanka ati kansange madamu wanjye. Ngo disi barakwereka umudamu muganga naho yarumiwe ati mbega umuryango ukundanye we. Barakwereka umugore ratwite nkuko muri kubibona. Umugabo disi umugabo yarabirebye, akimara kubireba n'umugore yarabirebye ati siko dutwite we. Disi barakwereka disi ndagusanga inkuru yikuremo isomo ryo gukundana, urukundo ruzira uburyarya. Naho mwajyana ikibazo ndagusaba ngo mujye mutamana ikimura kirangire. Harabonye mbona ugasanga bashwanye bagashwana amezi angahe imyaka, ugasanga kandi bakava no gutandukana. Disi barakwereka n'umuryango bo bakundanye kuva bakigana primaire, bazana urukundo rwa primaire. Ese weho umuntu bakundanye primaire cyangwa secondaire muracyari kumwe? Mutubwire. Disi barakwereka baratashye, umugore yaratwite bavuye kwa muganga. Barakwereka umugabo disi bari bakundanye yazaga akamuha keya, aje agura ati
hagarara nganjye nkugurira amata sibyo se, genda ndaje kanye kugurira amata ugumye aho ngaho. Barakwereka umugabo yafashe inzira y'umuhanda ajye kugurira umugore we amata. Nkuko muri kubibona yaragiye bayamushyirira mu kantu. Umugore disi yasigaye aho ngaho avuga ati yo mbega umugabo wanjye nkunda. Umugabo ati wabibonye se nkuzanire se? Umugore ati yego cyane nzanira ako kantu sibyo se. Barakwereka umugabo yaraje yishimye disi, yari yishimye. Bakiri aho ngaho imodoka yaraje ihita imwambara, imodoka iramugonga. Ndebera nawe, ndebera uko disi umugore asigaye ababaye, ariko nawe wababara disi. Disi umugore yabaye nk'urw'igihumure, ubona ko disi ubwenge bwe bwaragiye, ntazi ibyo ari kubona ati baba nibyo mbona nibyo. Ngo disi umugore yabuze nuko yajya gutabara. Ese koko uriya muntu arabaho? Reka tubirebe. Ndagusanga inkuru yo ukore subscribe, ukande share, ukande like, uduhe comment, utubwire ati inkuru kwemera isomo disi. Barakwereka umugore wacu asigaye aho ngari kurira ati umugabo wanjye ntafite n'imbaraga zo kujya kure ukuntu ameze, aratwita arakujije. Ubwo disi akwereka umugore asigaye aho ngarimo no kurira ati ndabigenza gute koko mana yanjye? Ese ariho wakora iki? Wari mudamu wakora iki? Barakwereka uramutse ufite inkuru mugabo koko ubwo urukundo rumeze gutya, urukundo rungana rutya. Barakwereka waramugonze, umugore asigaye aho ngari kurira avuga ati mana yanjye ndabigenza gute? Barakwereka disi kuko twa turimo turabireba ibyo ngibyo byose birangiye. Umugore wacu nyuma y'imyaka mikeya barakwereka mama wa musore yari yibereye mu nzu. Mama wa musore twabonye bagonga, kumbe yakira aho ngaho wa musore ntabwo yapfuye. Barakwereka umusore wacu yaje gukira, yaraje yarabangaye agenda asuza mama we. Mama aramutangira ati ko mwana wanjye ntabwo ukinsuza koko? Barakwereka disi umugabo yaje ati reka nze ngusuze mama, waramutse neza se? Ngo disi barakwereka umugabo bamuhaye akajinga abe yinywera. Umugabo ati ikamwe gateretse ahangaha ndaje mu kanya sibyo se, ndaje kamaze nzi kari ku gasima, ndaje maze nzi hari ku muhanda banze nsuze n'inshuti zanjye sibyo se, ndaje mu kanya. Mama watari kubura ugiye he umwana wabanje ukereka nkabaza nkabwo ibyo kurya iwe ko rupfe mu bitaro ejo bundi. Ubwo kumbe barakwereka umugabo waba yigendera no ku kamoto, aba yifitiye akamoto ke disi, aba yigendera gake gake. Twabonye bamugonga, afite umudamu disi umukunda, afite umudamu bafite urugo rwiza. Barakwereka disi umugabo yaragiye ajya mu bandi bagabo, ajya mu bandi basore n'abagore. Ubona ko disi ni abantu bakundanye babibereye ku muhanda, bagiye bafata kamwe. Ubona ko disi bari bishimye. Kumbe umugabo yatangiye kwireba undi mukobwa, atangira kwireba undi mudamu. Kumbe ibyo byose uko ari aho ngaho, uko yarobye undi mugore, mama we byose bayamukurikiye arimo aramucunga. Mama we ati ibyo mbona nibyo se, ibyo mbona nibyo zari inzoga bazanye se? Ubona ko disi bafite umupangu wo gusinda. Dore disi bafite umupangu wo gusinda, kandi umugabo yabonye undi mugore yatangiye kuraba nk'uko mwabibonye, akari byose mama we yabibonye. Ese biragenda bite? Ndagusanga inkuru ikuremo isomo. Disi barakwereka umugore nawe yishimye ati dusangire sibyo se. Ubona ko disi umugabo ameze nk'uwataye ubwenge, ntazi ko afite umugore. Disi barakwereka umugabo ati ewana kose nta kibazo musi turagasangira. Barakwereka mama we byamwanze mu nda, araza afukura muri wa musatsi wawe ndozanye inzoga ati nta suni ngiye umwana wanjye ushaka kumunywesha inzoga zingana zitya ugashaka atuma no kwibagirwa umugore we? Ibi ntabwo bibaho. Ese kambabaze mwebwe ababyeyi banyu bajya babakiburara, kandi ubu ngubu wasanga uba ari n'umugabo nta rwo wakamenya ko mama wawe anagukebura. Wowe ngiyo uri umugabo ngo biba byarangiye ati nyine, ariko ntajya umuntu nkomeretsa. Disi barakwereka umugore mama yambwiye ati mwana wanjye birana cyane ikigaye ntago mbyemera, inzoga uzajya uzinywera mu rugo, uzajya uzinywa na madamu wawe. Oya wapi? Disi barakwereka umugabo ati ewana nyine nazikovera kuri telefone sibyo se. Nako nyimumere nyine abayikajije ariko nta kibazo. Barakwereka disi, barakwereka umudamu byose mu kubyo ukuntu cyari byagendaga. Umudamu yaramukundaga, ubona ko disi umudamu naramufuhiraga, atanga utiza kera nabwo akiri umunyeshuri biga primaire nko twahitanye tubibona. Ubona ko disi bari bishimye, ko disi ubona ko umwe ataga ku wundi. Ubona ko disi umuryango wari wishimye. Kandi muri iyi minsi niyo mwakoze ikintu usanga n'undi harimo bati ngo ukore icyo ushaka ngiye ntabwo nkwitayeho, ariko ababo wakora agakosa wakora iki? Ubona ko disi ni abantu bishimye, ni umuryango umeze neza witanaho. Ubona ko disi bari bicaye ndetse baje no gukura. Ubona ko disi baba bishimye niyo bari kumwe. Ubona ko disi ni abantu umugabo n'umugore, ubona ko bameze neza. Ese inkuru uyikuyemo isomo, uyikuyemo irihe somo? Ubona ko disi umuryango wari wishimye, batangiye kera abana
bakunda kera bakiri abana, barakundana urukundo rumeze neza kuva kera bakiri abana, ubona ko disi bari bishimye. Ndagusaba kuri subscribe, kora like, duhe share, maze nurangiza ukore comment turenga iyi nkuru